Muraho neza abakunzi bacu. Amazina nitwa Emi nk'ibisanzwe nkuko nari nabibasezeranyije ko tugiye kwigana amategeko y'umuhanda muri rusange. Isomo rya mbere uyu munsi tugiye kwiga ni rikurikira. Tugiye kureba ibisobanuro bigera muri 43. Mbere na mbere ntago wamenya amategeko y'umuhanda cyangwa se ntago wakiga ibindi bintu cyangwa izindi ngingo utabanje gusobanukirwa ibi bisobanuro. Ntega amatwi rero ubane nanjye hanyuma dusobanukirwe kurushaho ibi bisobanuro. Igisobanuro cya mbere ni inzira nyabagendwa. Ushobora kwibaza se ijambo inzira nyabagendwa bivuga iki? Ijambo inzira nyabagendwa rivuga imbago zose z'imihanda minini, amabarabara aho abantu nyamwinshi bahurira, aho imodoka zihagarara, inzira n'utuyira two ku muhanda, ibiraro, ibyombo, mbese ku buryo rusange imihanda yose igendwamo ku butaka. Ijambo inzira nyabagendwa bivuga imbago zose z'imihanda minini. Muri rusange ahantu hatajya hakunda kubura abantu, urugero dutanze urugero nko muri za Nyabugogo n'ahandi hantu hatajya hakunda kubura abantu niyo twita inzira nyabagendwa. Ngira ngo icyo cyasobanutse. Igisobanuro cya kabiri kivuga umuhanda. Ushobora kwibaza se ijambo umuhanda bivuga iki cyangwa bisobanura iki? Ijambo umuhanda rivuga kimwe mu bice bigize inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga. Ijambo umuhanda bivuga igice cyangwa ibice by'inzira nyabagendwa bigendwamo n'ibinyabiziga. Ngira ngo cyasobanutse. Irindi jambo ni ijambo rya gatatu cyangwa se igisobanuro cya gatatu kiravuga ngo ijambo inzira y'ibinyabiziga. Ijambo inzira y'ibinyabiziga rivuga umuhanda n'inzira ziwukikije. Ubwo tuvuze umuhanda n'inzira ziwukikije ngo tuba tuvuze za nzira ziri hakurya zinyurwamo n'abanyamaguru ndetse n'abantu batandukanye. Tujye kureba irindi jambo rya kane rivuga igisate cy'umuhanda. Ese ijambo igisate cy'umuhanda bisobanura iki? Ijambo igisate cy'umuhanda rivuga kimwe mu bice bigabanyije umuhanda mu burebure bwawo. Bishobora kugaragazwa n'umurongo umwe urombereje cyangwa umwe ugizwe n'uduce. Bisobanura ngo iyo tuvuze ijambo igisate cy'umuhanda biba bivuze kimwe mu bice bigabanyije umuhanda mu burebure bwawo. Kugira ngo birasobanutse, mu muhanda tubonamo umurongo ukomeje udacagaguye cyangwa se tukabona n'umurongo ucagaguye. Ni ukuvuga ngo uriya murongo uba ugabanya ibisate byombi. Irindi jambo ni agahanda k'amagare. Ese ijambo agahanda k'amagare rivuga iki? Ijambo agahanda k'amagare bivuga igice cy'inzira nyabagendwa cyagenewe kunyurwamo n'amagare cyangwa velomoteri. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda ntago ibi dukunze kubigira cyangwa se ntago dukunze kugira inzira y'amagare, ariko agahanda k'amagare bivuga igice cy'inzira nyabagendwa cyagenewe kunyurwamo n'amagare na velomoteri. Mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share na comment mugasangiza n'abandi kugira ngo isomo Teacher Emi azajya kugezaho ugiye uryiga ndetse ube warisangiza n'abandi kugira ngo babashe kuba barikurikirana. Irindi jambo ni isangano n'inkomane. Ese ijambo isangano n'inkomane bisobanura iki? Ijambo isangano n'inkomane bivuga ahantu hose imihanda ihurira. Isangano ndetse n'inkomane bivuga ahantu hose imihanda ihurira. Hose imihanda ihurira tuyita isangano ndetse n'inkomane. Irindi jambo rivuga akayira. Iki kibazo kiranabazwa, ijambo akayira. Hari ushobora kwibaza se ijambo akayira bivuga iki? Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye. Utuyira turatuzi, utuyira tujya mu mirima y'abantu, utuyira mbese tutabasha kunyurwamo n'imodoka nitwo twita utuyira. Akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Kiranabazwa.
Irindi jambo ni irya munani rivuga inzira y'igitaka. Arashobora kwibaza se inzira y'igitaka bisobanuye iki? Ijambo inzira y'igitaka bivuga inzira nyabagendwa yagutse kurusha akayira, ariko ubusanzwe ikaba itaragenewe ibinyabiziga bibiri. Bisobanura ngo inzira y'igitaka ni inzira nyabagendwa yagutse kurusha akayira, ariko ubusanzwe ntabwo yagenewe ibinyabiziga bibiri. Kugira ngo ikintu turi kucyumvikanaho, ijambo inzira y'igitaka ni inzira nyabagendwa yagutse kurusha akayira, ariko ubusanzwe ntiyagenewe ibinyabiziga bibiri. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko iyo imodoka zihuriye mu nzira y'igitaka ziri kubisikana, imwe iri kuza indi iri kugenda, ntabwo zahabisikanira. Ahubwo aho ngaho ikintu igisabwa ni ukoroherana, kubera ko inzira y'igitaka ntabwo ari umuhanda uhagije ku buryo imodoka zabisikaniramo. Ijambo rya cyenda rivuga urusisiro. Ushobora kwibaza ese urusisiro bivuga iki, cyangwa se urusisiro ni iki? Hageze ukubaza ngo urusisiro ni iki, wamusubiza ko ari ahantu hari amazu menshi cyangwa se amazu yegeranye, ariko uruhande urwo ari rwo rwose rw'inzira nyabagendwa. Ijambo urusisiro bivuga ahantu hose hari amazu yegeranye cyane, ariko uruhande urwo ari rwo rwose rw'inzira nyabagendwa. Irindi jambo ni umuyobozi. Ese ijambo mu mategeko y'umuhanda umuyobozi bisobanura iki cyangwa bivuga iki? Twe ntabwo tumenye, hari abasanzwe bamenyereye ngo umuyobozi ni gitifu w'akagari, ni mudugudu, ese ni meya. Ntabwo mu mategeko y'umuhanda ari abo bayobozi tugira gusa, ahubwo mu mategeko y'umuhanda bivuga umuntu wese utwaye ikinyabiziga cyangwa uyobora mu nzira nyabagendwa, inyamaswa cyangwa itungo. Vuga ngo niba uyoboye ikinyabiziga icyo ari cyo cyose mu nzira nyabagendwa cyangwa itungo cyangwa se inyamaswa, witwa umuyobozi. Igihe cyasobanutse. Irindi jambo ni umukozi ubifitiye ububasha. Ese ijambo umukozi ubifitiye ububasha bisobanura iki, cyangwa se ijambo umukozi ubifitiye ububasha bivuga iki? Tugiye kubisobanura. Ijambo umukozi ubifitiye ububasha bivuga umwe mu bakozi bavugwa muri iyi ngingo ya 3 y'iri teka tuzabona, wambaye ku buryo bugaragariza ibimenyetso by'imirimo ashinzwe. Kugira ngo dukunda no kubabona mu mihanda, abakozi bo mu mutwe ushinzwe umutekano wo mu muhanda ni abakozi bafitiye ububasha. Ushobora kumubona ukavuga ati uyu nguyu abifitiye ububasha, ubyeretswe n'imyambaro yiwe. Kugira ngo akenshi dukunze no kubabona. Irindi jambo ni ikinyabiziga. Ese ijambo ikinyabiziga bisobanura iki? Nibyo tugiye gusobanura. Ijambo ikinyabiziga bivuga ikintu cyose gikoreshwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu ku butaka, kimwe n'igikoresho cyose kigendeshwa, gihingishwa, gikoreshwa mu nganda ndetse n'ahandi. Ijambo ikinyabiziga bivuga ikintu cyose gikoreshwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu, kimwe n'igikoresho cyose gikoreshwa, gihingishwa, gikoreshwa mu nganda cyangwa ahandi. Icyo ni cyo gisobanuro cy'ijambo ikinyabiziga. Irindi jambo ni ikinyamitende. Ushobora kwibaza se ikinyamitende bivuga iki? Ijambo ikinyamitende rivuga nk'igare ry'ikiziga kimwe, igare ry'ibiziga bibiri, cyangwa igare ry'ibiziga bitatu, cyangwa igare ry'ibiziga bine. Igare rikoreshwa n'imbaraga z'abantu, baba baririho banyonga cyangwa basunika bakoresheje ibirenge. Ni ukuvuga ngo ikinyamitende cyangwa se ijambo ikinyamitende ni ikinyabiziga cyose gikoreshwa n'imbaraga z'abantu. Harimo amagare, harimo ibihirigiti, kugira ngo uko mugenda mubibona, ibinyabiziga byose bikoreshwa n'imbaraga z'abantu, waba ubinyonga ukoresheje ibirenge cyangwa ubinyonga ukoresheje intoki, tucyita ikinyamitende. Kugira ngo cyasobanutse. Gusa hari n'ahandi tuzagira turi bugere uyu munsi mu kanya gato, hari aho turi bugere dusange hari ibinyamitende ariko byo bifite moteri. Turabisobanukirwa. Irindi jambo ni igare. Si igisobanuro cy'ijambo igare ni iki?
Ijambo igare bivuga ikinyamitende cy'ibiziga bibiri. Ijambo igare bivuga ikinyamitende cy'ibiziga bibiri. Irindi jambo ni velomoteri. Ese ijambo velomoteri bisobanuye iki? Tugiye gusobanura ku ijambo velomoteri. Ese ijambo velomoteri bivuga iki? Akenshi numva muvuga ngo ni ihene, ariko hari igisobanuro cy'ijambo velomoteri ku buryo n'utayizi tujye kuyimusobanurira akaba yayisobanukirwa. Ijambo velomoteri bivuga ikinyabiziga gifite ibiziga bitarenze bibiri kandi gifite moteri itarengeje santimetero kibe 50 cyangwa imbaraga za keveroti ya 4 kandi hakurikijwe uko cyakozwe umuvuduko wacyo nturenge kilometero 60 mu isaha. Bisobanuye iki? Ijambo velomoteri bivuga ikinyabiziga gifite ibiziga bitarenze bibiri, abenshi turazizi, ariko gifite moteri itarengeje santimetero kibe 50. Urumva iyo moteri ni ntoya cyane. Hakurikijwe uko iyo moteri yakozwe ikaba itarenza imbaraga za keveroti ya 4. Nuvango ni imbaraga z'iyo moteri tuvuze keveroti ya. Batubwira ngo hakurikijwe uko icyo kinyabiziga cyakozwe kikaba kitarenze umuvuduko wa kilometero 60 mu isaha. Kugira ngo ijambo velomoteri twayisobanukiwe. Irindi jambo ni ijambo ipikipiki. Ese ijambo ipikipiki bisobanuye iki? Ijambo ipikipiki ni moto nk'ibisanzwe. Ijambo ipikipiki bivuga ikinyabiziga cyose cy'ibiziga bibiri gifite moteri ukuyemo za velomoteri. Bisobanura ngo ipikipiki si velomoteri kandi velomoteri si ipikipiki. Iki kintu tuzisobanukirwe neza cyane. Irindi jambo riravuga ngo amagambo ikinyamitende 3 ndetse n'ikinyamitende 4 ariko bifite moteri. Ni ukuvuga ngo mu kanya twe tumaze kuvuga ibinyamitende bikoreshwa n'imbaraga z'abantu bidafite moteri. Noneho tugiye kureba ijambo ikinyamitende 3 ndetse n'ikinyamitende 4 ariko byo bifite moteri. Kugira ngo mufite ingero nyinshi z'ibinyabiziga mubona bifite moteri bifite amapine 3 cyangwa bifite amapine 4 ariko bitari imodoka. Ikinyabiziga gifite amapine atarenze 3 numva mukunda kuvuga ngo ni rifani cyangwa se ni moto modoka. Yego nibyo, ariko kiriya tukita ikinyamitende 3 gifite moteri, kubera ko ntabwo wakibarira mu rwego rw'imodoka ntabwo wakibarira mu rwego rwa moto. Niyo mpamvu kiba kiri mu rwego rw'ikinyamitende. Irindi jambo ni ikinyabiziga kigendeshwa na moteri. Ese ijambo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri bisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri bivuga ikinyabiziga cyose gifite moteri ikigendesha kandi kigendeshwa n'ibikigize. Ijambo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri bivuga ikinyabiziga cyose gifite moteri kigendesha ariko kigendeshwa n'ibikigize. Bisobanuye ko nubwo ikinyabiziga cyaba gifite moteri ntabwo iyo moteri ishobora kugenda yonyine, ahubwo hari ibindi biba bigize iyo moteri bisapotinga iyo moteri kugira ngo ibashe kugenda. Irindi jambo ni imodoka. Ese ijambo imodoka bisobanuye iki? Ijambo imodoka bivuga ikinyabiziga cyose kigendeshwa na moteri uretse za velomoteri n'ipikipiki n'ibinyamitende by'ibiziga 3 cyangwa 4 ndetse n'imashini, ku buryo nawe imodoka inyuzeho wavuga ati iyi ni imodoka. Ikindi gisobanuro ni ijambo rumoroki. Ese ijambo rumoroki bisobanuye iki? Ijambo rumoroki bivuga ikinyabiziga cyagenewe gukururwa n'ikindi. Kiriya gikontineri tubona kuri ibinyabiziga bikururana, kiriya gikururwa nicyo twita rumoroki. Hanyuma ijambo makuzungu ni ikinyabiziga cyangwa ni rumoroki yose yagenewe gufatishwa ku kinyabiziga kiyikurura. Ijambo makuzungu bivuga rumoroki yose yagenewe gufatishwa ku kinyabiziga kiyikurura. Byose biri gukururana tubyita rumoroki ndetse n'amakuzungu. Kuri iki kibazo hari ikibazo bakunda kubazaho kivuga ngo ni ryari ikinyabiziga cyemerewe kugenda hamanuka moteri itaka cyangwa vitensi idakora? Ni ryari ikinyabiziga cyemerewe kugenda hamanuka moteri itaka cyangwa vitensi idakora?
icyo gihe uzasoza ko ari gikururwa n'iki, kubera ko igikururwa nta moteri kiba gifite, nicyo cyemerewe kugenda hamanuka moteri itaka cyangwa potensi idakora. Narabibabwiye abantu rwose bazajya bankurikira bagakurikira ino YouTube channel yanjye yitwa Inzobere TV, bazagenda bigiraho ibintu bitandukanye bishobora kubafasha kumenya amategeko y'umuhanda ndetse no kuba babona provisoire cyangwa se uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ikinyabiziga. Ijambo rumoroki ntoya. Ese ijambo rumoroki ntoya bivuga iki? Ijambo rumoroki ntoya bivuga rumoroki iyo ariyo yose ifite uburemere ntarengwa butarenga ibiro 750. Ijambo rumoroki ntoya bivuga rumoroki iyo ariyo yose ifite uburemere ntarengwa butarenga ibiro 750. Yanga cyasobanutse. Amagambo ibinyabiziga bikomatanye ndetse n'ibinyabiziga bikururana. Amagambo ibinyabiziga bikomatanye ndetse n'ibinyabiziga bikururana bivuga ibinyabiziga bikomatanye bikagenda nkaho ari kimwe. Amagambo ibinyabiziga bikomatanye n'ibinyabiziga bikururana bivuga ibinyabiziga bikomatanye bikagenda nkaho ari kimwe. Ijambo ikinyabiziga gikururana kabiri. Ijambo ikinyabiziga gikururana kabiri bivuga ibinyabiziga bikomatanye bikururana bigizwe n'ikinyabiziga gifatanije kandi kiriho rumoroki yacyo. Ikinyabiziga gikururana kabiri kugira ngo tujye tubibona, bivuga ikinyabiziga bikomatanye bikururana bigizwe n'ikinyabiziga gifite cyangwa se gifatanije kandi hariho rumoroki yacyo. Irindi jambo rivuga uburemere bwite n'uburemere bw'ikidapakiye. Ese uburemere bwite n'uburemere bw'ikidapakiye bivuga iki? Uburemere bwite n'uburemere bw'ikidapakiye bivuga uburemere bw'ikinyabiziga kizima gifite karisori n'ibikoresho byacyo ngombwa kandi cyuzuye lisansi, mazutu cyangwa gazi, amazi n'amavuta ariko hatabarewemo ugitwaye cyangwa imizigo cyikoreye. Uburemere bwite n'uburemere bw'ikidapakiye bivuga uburemere bw'ikinyabiziga kizima gifite karisori n'ibikoresho byacyo ngombwa hatabarewemo imizigo ndetse n'ubwugitwaye. Ni ukuvuga ngo tuvuze uburemere bwite ni nk'uko wafata imodoka nshyashya nta mushoferi uyirimo, nta n'imizigo irimo, habe n'ikiro cy'umusumari ukayishyira ku munzani. Ubwo ni bwo buremere bwite ndetse n'uburemere bw'ikidapakiye. Tugiye kureba ijambo uburemere bwikorewe. Ese ijambo uburemere bwikorewe bivuga iki? Ijambo uburemere bwikorewe bivuga uburemere bwite bw'ikinyabiziga kizima hongeweho uburemere bw'imizigo cyikoreye n'ubwugitwaye. Twavuze ko uburemere bwite ari uburemere bw'ikinyabiziga kizima cyuzuye esansi, gazi n'amavuta hatabarewemo ugitwaye. None tugiye kureba uburemere bwikorewe. Uburemere bwikorewe ni uburemere bw'ikinyabiziga kizima gifite karisori n'ibikoresho byacyo ariko habariwemo ubwugitwaye ndetse n'imizigo cyikoreye. Ubwo ni bwo buremere tuvuga bwemewe cyangwa se uburemere bwikorewe. Irindi jambo ni guhagarara umwanya muto. Ijambo guhagarara umwanya muto. Ijambo guhagarara umwanya muto bivuga igihe cyangombwa ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo abantu cyangwa ibintu byinjire cyangwa bisohoke. Guhagarara umwanya muto bivuga igihe cyangombwa ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo abantu cyangwa ibintu byinjire cyangwa bisohoke. Urugero, uteze imodoka ariko ntabwo ushaka kugera muri gare. Mugeze ahantu hari icyapa gisobanura guhagarara cyangwa se kimenyesha aho wahagarara. Wese ubwira shoferi ati shofe njyewe ndaviramo hano. Icyo gihe aba agiye muri iyo parikingi akagukuramo ukaba wasohokamo, waba ufite n'utuziga inyuma bagupakiriye bakatugukuriramo, nicyo gihe tuvuga cyo guhagarara umwanya muto. Tugiye kureba guhagarara umwanya munini.
Ese ijambo guhagarara umwanya munini bivuze iki? Ijambo guhagarara umwanya munini bivuga igihe kirenze icyangombwa ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo abantu cyangwa ibintu byinshi cyangwa bisohoke. Guhagarara umwanya munini, urugero ni nk'igihe ikinyabiziga kiba kiri muri gare gitegereje abagenzi, nicyo gihe tuvuga cyo guhagarara umwanya munini. Irindi jambo ni akagarura rumuri. Ese ijambo akagarura rumuri bivuga iki? Akenshi utugarura rumuri tujya dukunda kutubona ku modoka inyuma dusa umutuku, kugira ngo natwe mujya mubona turi ku modoka inyuma ugasanga ni umweru n'umutuku, ariko hari amabara tugomba kuba dufite. Imbere hari uko tugomba kuba dusa, inyuma hari uko tugomba kuba dusa, ndetse no mu mbavu hari amabara tugomba kuba dufite. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze akagarura rumuri tuba tuvuze, ni ukuvuga ngo igazeti iratubwira ngo utugarura rumuri two ku ruhande rw'imbere tugomba gusa umweru. Niba ufite ikinyabiziga ushaka gushyira akagarura rumuri imbere ugomba gukoresha akagarura rumuri kumwe. Utugarura rumuri tw'inyuma tugomba gusa umutuku. Igazeti ivuga ko utugarura rumuri two ku ruhande rw'inyuma tugomba gusa umutuku. Utugarura rumuri two mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba gusa umuhondo. Niba ugiye gushyira akagarura rumuri mu mbavu z'ikinyabiziga cyawe ugomba gushyira hagasa umuhondo, kuko ayo mabara haba imbere cyangwa inyuma cyangwa mu mbavu niyo ateganywa n'iri teka. Ngira ngo aho byasobanutse. Akamaro k'akagarura rumuri gatuma umuyobozi abasha kubona neza ikinyabiziga giparitse imbere mu ntambwe ndende. Niko kamaro k'akagarura rumuri. Irindi jambo ni ibinyabiziga ndakumirwa. Ese ijambo ibinyabiziga ndakumirwa bivuga iki? Ijambo ibinyabiziga ndakumirwa ni ibinyabiziga bya polisi, ibizimya nkongi, ndetse n'ibinyabiziga bitwara abarwayi. Ibinyabiziga ndakumirwa ni ibinyabiziga bya polisi, ibizimya nkongi, ndetse n'ibinyabiziga bitwara abarwayi. Aha hari abakunze kwibaza ati se ko muvuze ibya polisi, ibizimya nkongi, ndetse n'ibitwara abarwayi, ibya perezida cyangwa iby'abasirikare biraza mu yihe kategori? Ibya gisirikare n'ibya perezida n'ibindi biraza muri polisi. Biraza muri polisi. Hari n'ikibazo gikunzwe kubazwa kuri porofeswari kivuga ngo ni ibihe binyabiziga bishobora kugira itara ry'ubururu rimyatsa ribonesha impande zose? Ni ibihe binyabiziga bishobora kugira itara ry'ubururu rimyatsa ribonesha impande zose? Icyo gihe uzasubiza ko ari ibinyabiziga ndakumirwa, kuko nibyo bishobora kugira itara ry'ubururu rimyatsa ribonesha impande zose. Irindi jambo ni amatara y'urugendo cyangwa amatara maremare. Ijambo amatara y'urugendo cyangwa amatara maremare bivuga amatara y'ikinyabiziga amurika mu muhanda mu ntambwe ndende imbere y'icyo kinyabiziga. Ijambo amatara y'urugendo cyangwa amatara maremare bivuga amatara y'ikinyabiziga amurika mu ntambwe ndende imbere y'icyo kinyabiziga. Tuzabona ko amatara maremare amurika mu ntera metero 100, ariko tuzabona ko amatara maremare igihe cyose atagomba gucanwa, ahubwo hari igihe agomba kuzimwa. Ni ukuvuga ngo amatara maremare azazimwa igihe ugiye kubisikana n'undi muyobozi. Niba ugiye kubisikana n'undi muyobozi ugomba kuzimya amatara maremare kugira ngo udahuma umuyobozi uturuka mu kindi cyerekezo. Kugira ngo birumvikane. Ikindi gihe amatara maremare azazimwa ni igihe umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kubona neza muri metero byibura 100. Igihe umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kubona neza muri metero 100. Irindi jambo ni amatara yo kubisikana cyangwa amatara magufi. Amatara yo kubisikana cyangwa amatara magufi. Ijambo amatara magufi bivuga amatara y'ikinyabiziga amurika inzira nyabagendwa imbere y'icyo kinyabiziga kitagombye guhuma cyangwa kubangamira abandi bayobozi bava mu kindi
cyerekezo. Bisobanuye iki? Niba ugiye kubisikana n'undi muyobozi ucanye amatara maremare, ugomba kuyazimya ugacana amagufi, ariyo twitaye kubisikana. Twavuze ko amaremare amurika byibura mu ntera metero 100, ariko amagufi yo niragabanuka ikangana metero 40. Amatara magufi yo amurika mu ntera metero 40. Irindi jambo ni amatara ndangambere ndetse n'amatara ndanganyuma. Iyo tuvuze amatara ndangambere bivuga amatara y'ikinyabiziga, ni amatara aranga ikinyabiziga ku ruhande rw'imbere. Muzayabona batubwira ko amatara ndangambere y'imodoka zitarageje metero 6 na metero 3 z'uburebure na metero 2 na santimetero 10 z'ubugari agomba kuba asa umweru cyangwa umuhondo imbere, ay'inyuma akaba atukura cyangwa asa umuhondo. Tuzabibona. Andi matara ni amatara kamena bihu. Abenshi bakunda kwibaza amatara kamena bihu ni iki, cyangwa se amatara kamena bihu ni ayahe cyangwa bisobanura iki. Ijambo amatara kamena bihu y'imbere bivuga amatara y'ikinyabiziga abonesha neza inzira imbere y'icyo kinyabiziga igihe cy'imvura nyinshi, cy'umukungugu cyangwa cy'urubura. Ni ukuvuga ngo amatara kamena bihu acanwa gusa igihe cy'igihu cy'imvura nyinshi, cy'umukungugu mwinshi cyangwa cy'urubura. Ushobora kwibaza se kubera iki tutakoresha amatara y'urugendo cyangwa amatara maremare igihe cy'ibihu? Impamvu tudacana amatara maremare igihe cy'ibihu baranakibaza, ni uko urumuri rukugorokera rukakumena amaso. Iyo ucaye amatara maremare igihe cy'ibihu, urumuri rurakugarukira kukumena amaso. Ni ngombwa gucana amatara kamena bihu. Tugira n'amatara kamena bihu y'inyuma. Amatara kamena bihu y'inyuma ni amatara agenewe kubonesha inyuma y'ikinyabiziga kugira ngo abandi bayobozi b'ibindi binyabiziga batamugonga. Kuko iyo ayo matara kamena bihu ari kwaka y'inyuma, abandi bayobozi muri icyo gihe cy'igihu baba babasha kuba bamubona neza, babyeretswe n'ayo matara kamena bihu y'inyuma. Irindi jambo ni amatara ndanga cyerekezo. Ese ijambo amatara ndanga cyerekezo bivuga iki? Ijambo amatara ndanga cyerekezo bivuga amatara y'ikinyabiziga agenewe kwereka abandi bayobozi ko umuyobozi ashaka kugana iburyo cyangwa ibumoso. Amatara ndanga cyerekezo bivuga amatara y'ikinyabiziga agenewe kwereka cyangwa se kumenyesha abandi bayobozi ko umuyobozi ashaka kugana iburyo cyangwa ibumoso. Hari ikindi kibazo bakunda kubaza ku matara ndanga cyerekezo. Barabaza ngo amatara ndanga cyerekezo abonwa n'umuyobozi uri muri metero zingahe? Uzasubiza ko n'umuyobozi w'ikinyabiziga uri muri metero byibura 150 nijoro, hanyuma ku manywa akaba 20. 150 nijoro na 20 ku manywa. Irindi jambo ni amatara yo gusubira inyuma. Ngira ngo imodoka iri gusubira inyuma mubona itara. Ijambo amatara yo gusubira inyuma bivuga amatara y'ikinyabiziga agenewe kubonesha inzira inyuma y'icyo kinyabiziga no kumenyesha abandi bagenzi ko ikinyabiziga kiri gusubira inyuma. Ngira ngo murabibona, igazi itubwira ko iri tara rigomba kuba risa umweru cyangwa umuhondo. Itara ryo gusubira inyuma ni itara rigenewe kwereka abandi bayobozi ko umuyobozi ashaka kugana inyuma cyangwa ashaka gusubira inyuma. Irindi jambo ni itara ndangamubyimba cyangwa itara ndangaburumbarare. Ijambo itara ndangamubyimba cyangwa itara ndangaburumbarare bivuga amatara cyangwa se itara ry'ikinyabiziga ryerekana ubugari bwacyo ahagana imbere cyangwa inyuma, igihe uburebure bwacyo burenga metero 6 cyangwa iyo ubugari bwacyo baremo ibyo cyikoreye burenga metero 2 na santimetero 10. Amatara ndangamubyimba ni udutara twinshi mukunda kubona hejuru ndetse no mu mbavu. Amatara ari imbere turamubona imbere kuri ibinyabiziga binini bya long chassis cyangwa se ibinyabiziga bikururana birengeje metero 6 n'ibindi ndetse na za ritiko tuba turiho.
ariyo ashyirwa ku binyabiziga byibura birengeje metero 2 na santimetero 10 z'ubugari ndetse n'ibinyabiziga bifite metero byibura 6. ngira ngo ibintu birasobanutse. Ijambo itara ry'umuhondo, ese arashobora kwibaza ijambo itara ry'umuhondo cyangwa itara rizicunga rishije bisobanura iki? Itara ry'umuhondo bivuga itara ryose ry'umuhondo wiganje, cy'umuhondo nyawo cyangwa se icunga rihishije. Tuzabona mu masomo akurikira aho tuzabona amatara amwe agomba kuba asa umuhondo cyangwa asa umuhondo icunga rihishije, nabyo tuzabona. Mbabwira ko ubutaha tuzakurikizaho isomo rya kabiri. Isomo rya kabiri rivuga impanuka cyangwa se ryerekeranye. Isomo rya kabiri rizahera ku ngingo ya 3 risobanura abakozi bafitiye ububasha. Tuzareba se abakozi bafitiye ububasha ni bande, ese abagomba kureba ko iri tegeko rishyirwa mu bikorwa ni bande. Ni ukuvuga ngo isomo rya kabiri tuzareba kuri ingingo ya 3 abakozi bafitiye ububasha tuzabasobanukira. Tuzakomeza n'ingingo ya 4 ivuga impanuka. Ese uramutse uguyeho n'impanuka mu muhanda wabyitwara mute cyangwa se wabigenza gute? Nabyo tuzabibona ku ngingo ya 4 isobanura impanuka. Mbashishikariza dusoza ko mwakora subscribe, mugakora share, mugatanga comment kugira ngo ibiganiro bigiye bitandukanye bizajya binyura kuri iyi channel y'Inzobere TV, muzajya mubikurikira muri benshi. Kandi ndashimira bamwe mukomeje kugaragaza ubufatanye, mudukurikira, mutanga subscribe, comment, mukareba ibiganiro byacu bicaho bigiye bitandukanye.